Yes ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwe mwese mukunda ibiganiro bya Menya TV. Iyi ni YouTube channel ibafasha kugenda musobanukirwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Tuzajya turebera hamwe ibintu bitandukanye harimo ubusobanuro bw'amazina, tuzajya tuba twasabwe n'abakunzi bacu aho waba uherereye hose, ndetse tubafashe no kumva neza ingingo zigiye zitandukanye zo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero iyi YouTube channel nta kindi ibayeho ku bwanyu kugira ngo turusheho gusobanukirwa byinshi bitandukanye kandi tubeho tuzi n'ubusobanuro bw'amazina yacu. Ese waba ufite izina wayobewe ubusobanuro bwaryo, cyangwa se ukaba wifuza kubumenya? Kakanya rero kuri YouTube channel Menya, ikintu cya mbere twakubwira no gukora subscribe ndetse ukore na like ukande na share, usharing abandi nabo bamenye aho ibintu biri kubera, ubundi tukomeze twunguke ubumenyi kuri YouTube channel Menya TV. Uno munsi rero tugiye gutangirana n'ubusobanuro bw'amazina atandukanye twasabwe n'abakunzi bacu binyuze ku mbuga zigiye zitandukanye, Facebook, WhatsApp ndetse na Instagram, ndetse turaza no kumva icyo buri zina rigiye risobanuye ku buryo bwimbitse cyane. Amazina tugiye gusobanura uno munsi harimo Aline, harimo Desire cyangwa se Desire, hakazamo na Grace. Niba witwa utyo egera hino wumve neza, cyangwa se niba uzi n'umuntu ufite izina rimeze rityo, uyu ni wo mwanya wo kumwumvira ubundi ukamubwira ese wumvise izina rye risobanura iki, cyangwa ukamusharinga ukamuha nawe ukamuha kalinki akumvaho gake gake. Tugiye gutangirana n'izina Aline rero. Aline ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikidage ku ijambo Athar, rikaba risobanura umunyacyubahiro. Aline umunyacyubahiro nibwo busobanuro bw'izina Aline. Rero hari imwe mu mico n'imyifatire bigaragaza ba Aline. Aline ngo ni umukobwa urangwa no kwihangana mu buzima bwe, areba neza, ni umunyakuri, agira amatsiko kandi ngo aritanga mu buzima bwe bwa buri munsi. Aline akunda umuryango we akawitaho, kandi aba yumva yakorana n'abandi bagashima ibyo akora. Ni ukuvuga ngo igihe ukora n'umushime rwose ntabwo mwakumvikana, kuko Aline akunda gukorana n'abandi kandi agashimwa. Ikindi kintu wamenya kuri Aline, ni umunyembaraga, ubona ibintu mu buryo bwiza kandi ugira umwete mu byo akora byose. Ntabwo ari umunebwe, ni umuntu byoroshye guhindura kandi utajya apfa gucika intege. Aline akunda kwigenga no kuba mu mwanya utuma yisanzura, akavuga kandi agakora icyo ashaka cyose. Aline ahorana imigambi yo gutera imbere no gushakisha amafaranga mu buzima bwe, kandi ngo ntiyihanganira abanebwe kuko aba yumva yahora akora igihe cyose. Ntabwo akunda abantu bamutesha umutwe, iyo yarakaye bimara igihe kirekire ngo bimushiremo, ntabwo bihita bimushiramo vuba. Kandi ngo Aline agaragaza amarangamutima, ntacyo biba bimubwiye kuba yagaragaza uko ababaye cyangwa yishimye. Niba ababaye arabikwereka, kandi niba yishimye nabwo arabikwereka. Aline ahora arangwa no kwicuza iyo hagize ibitagenda neza mu buzima bwe, usanga ahora muri iyo mbimenya. Uwo ni Aline rero. Nizere ko umuntu wadusabye ko tugusobanurira izina Aline wamenye neza icyo izina ryawe risobanura. Ese urumva ari wowe koko? Uraza kutubwira muri komenti, utubwire kandi usabe n'irindi zina ubutaha twagusobanurira. Irindi zina nifuje kubasobanurira uyu munsi ni izina Desire cyangwa se Desire, bitewe n'uburyo ubivugamo. Desire rero ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rifite inkomoko mu rurimi rw'Igifaransa, rikaba risobanura uwifuzwa. Iyo ari umukobwa nabyo rero birashoboka ko waryitwa uri umukobwa. Hari uburyo izina femine ukashyiramo ebyiri, ubwo bigize iry'umukobwa kameme ya. Bimwe mu biranga ba Desire rero ngo ni umuntu usanga ashimishije, ahora aseka ku buryo iyo ukimubona wumva umwishimiye cyane. Imiterere yikurura abantu, ugasanga afite inshuti nyinshi, gusa nubwo agwa neza kandi agakunda abantu, buriya nawe ngo aba yifuza ko abantu bamukunda kandi bakabimugaragariza.
Desire akunda ibintu biramba kandi ngo akabikorana ubushishozi, ibye byose abishyiramo umutima cyane, abishyiraho umutima, ntabwo ajya akora ibintu bya nyirarubeshwa. Desire kandi cyangwa se Desire ngo akunda umuryango we, akawurengera kandi akawumenyera igikenewe cyose kuruta ibindi, akawutoranyiriza, akamenya ati ndabanza ngo iki ngiki mbere y'iki ngiki. Kwishimisha, gusabana n'inshuti nabyo bigira umwanya munini mu buzima bwa Desire. Akunze gukora ibintu bijyanye n'amahoteli, ubwo mu gikoni cyangwa se kwakira abakiriya mu mahoteli arabikora cyane kandi bikamubera cyane, guteka, gutaka, gukora mu nganda, ubuvuzi, kandi ngo yishimira cyane gufasha abandi bantu bari kumwe. Ikindi wamenya kuri Desire ngo ni umuntu udapfa gusaba ubufasha niyo byaba bimusaba igihe kinini kugira ngo agere ku cyo ashaka kugeraho, arihangana akabyikorera, ntabwo akunda gusaba ubufasha abantu bagiye batandukanye. Desire akunda gukora ari wenyine kugira ngo yizere neza ko umusaruro agezeho awukesha imbaraga ze. Ni umuntu udashidikanya, akora ikintu kandi akizi neza n'ingaruka zacyo, niba ari nziza cyangwa mbi akazazirengera. Ngayo nguko turabashimiye mwese mwakurikiranye rero iki kiganiro cyabasobanuriraga amazina. Ese nawe waba ufite izina ushaka kumenya ubusobanuro bwaryo? Twandikire muri komenti tuzagusobanurira izina ryawe ubutaha. Mwibutse gukora subscribe, comment ndetse na share, wanakanda kuri ako kazogera kugira ngo amakuru ujye ubasha kuyamenyera igihe.